DJ Crush ni umwe mu bakobwa bakiri batoya ariko barimo bazamuka neza mu birebana no kuvanga umuziki, dore yuko birori byinshi bitandukanye biri kubera mu mujyi wa Kigali muri iyi minsi ari bike wasanga atitabajwemo. Ni umukobwa rero ukiri mutoya kuko ari mu myaka 22 yagiye avugwa mu nkuru zigiye zitandukanye z'urukundo, harimo nk'iya Element, ariko kuri ubu ngubu noneho byageze kwa Byiringiro Lage. Ibintu uyu mukobwa yagize icyo avugaho ndetse anasa nk'ukomoza kumvano yabyo, ariko nanone niyihakanye cyane, niyihakanye cyangwa se niyahakanye ibivugwa mu by'ukuri mu buryo bumwe cyane ubundi ngo yihakane uwo muntu yuko atamuzi, ahubwo yavuze ko bamuzi ndetse hari n'umubano w'ubucuti bafitanye mu buryo bumwe cyane ubundi. Rero tugiye kujya muri detail turebere hamwe ubundi byaje bite, bimeze bite, noneho bihagaze bite, uwo mukobwa bivuze iki, ubundi aba bantu bahuriye ku kibimeze bite. Ubyibuke neza rero ko Byiringiro Lage ubusanzwe n'ubundi ari umugabo wubatse, ibintu nabyo uyu mukobwa yabaye nk'ukomozaho agasa nk'uvuga. Twizere ko rero wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubategurira. Niba warakurikiraniye hafi muri iyi minsi amakuru mu by'ukuri yagiye hanze, yavuze ko uyu mukobwa yamaze kuba yatewe inda ndetse ngo hari mu by'ukuri yamaze guterwa inda ndetse hari na gahunda yamaze kuba ya baby shower. Abazi bya baby shower ni bya bindi birori bikorwa nyine hitegurwa ivuka ry'umwana cyangwa se umuryango witegura kunguka umwana mushya cyangwa se umwana mu muryango muri rusange. So rero uyu mukobwa yavuze ati mu by'ukuri ntago byakunda ko mu byumweru bibiri wenda abantu batambonye cyane naba nwite nkanakora n'ibyo birori. Ati ibyo ni ibirori bundi bibaha buri gihe gitoya kugira ngo umubyeyi abashe kuba yakibaruka. Umukobwa yerekanye ko mu by'ukuri inda yiwe itarimo umwana, agaragaza ariko uko biri kose aya makuru yagiye hanze byamugezeho ingaruka mu by'ukuri, kuko abantu benshi bibajije ibibaye muri abo, harimo na musaza we wavuze ati se ibi bintu nibyo waba kuko utwite, undi aramuhakanira aratsemba. Cyabaje uyu mukobwa muri izi nkuru nuko babizanyemo Byiringiro Lage, umugabo wubatse ufite abana, niyagakwiriye kubizamo mu by'ukuri nk'uko uwo mukobwa abivuga. Aravuga ati mu by'ukuri ntabwo yakwiye kubizamo kuko afite umuryango, abandagaje umuntu w'umugabo mu by'ukuri. Ati ntago mu by'ukuri ari byo, ati ntago nwitiye Lage. Byiringiro Lage rero bavuga muri izi nkuru zirebana no kuba bakundana cyangwa se mu by'ukuri yaramuteye inda. Uyu mukobwa yavuze ko mu by'ukuri ntago yabihakanye, yavuze ati yahakanye by'uko bataziranye, ati ni inshuti bisanzwe, yakomeje no kumba hafi mu by'ukuri. Ati nka DJ Crush mu bikorwa byanjye, bombi mu bihe bitandukanye bagenda bagaragara bari kumwe ahantu hanyuranye mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali. Mu bihe byashize uyu mukobwa yigeze kumvikana mu nkuru z'urukundo na Element, aza kubihakana avuga ko ari iby'imihanda nta mubano wihariye bafitanye. Icyo gihe bwo noneho yanavuze ko ngo batari barigeze bahura. Ku rundi ruhande ariko yaje kongera nanone atangaza ko mu by'ukuri akunda Element cyane. Ati ndamukunda cyane ku buryo binabaye ngombwa bigasaba inkwano we yanazitanga kegukana Element. Uyu mukobwa akaba ari we ukwa uyu muhungu. Ngayo nguko rero nuko ibintu bimeze bya Byiringiro Lage na DJ Crush. Amakuru wakomeje kugenda ubona hirya no hino, ibyo nibyo Crush avuga, iby'imihanda ivuga nabyo biri ukwabyo, ariko imvano ya byose akaba ari wenda ari uko aba bantu mu by'ukuri basanzwe wenda banaziranye cyangwa se abantu bagenda babona mu bihe bitandukanye bari kumwe ahantu hagiye hanyuranye. Ku rundi ruhande ariko ntago nyine birumvikana nakabura imvano, aho ngaho niho umuntu yavuga ko ibyo bintu bigize gute bishingiye. DJ Crush rero niwe mu by'ukuri ni umukobwa umaze kwandika izina mu by'ukuri mu birebana no kuvanga umuziki. Yacuranze mu minsi yashize muri Tour du Rwanda iheruka kuba ndetse icyo gihe yari ibaye ku nshuro ya 16 mu byiswe Magic Experience 2023, nayo yayicuranzemo. Christmas Day out season 5 nayo mu by'ukuri yabaye mu mwaka wa 2024, nayo yayicuranzemo. Yacuranze rero muri Pearl of Africa Rally Fest Kampala n'ahandi hatandukanye. Yatangiye kuvanga imiziki umwaka mu by'ukuri mu mwaka wa 2024 by'umwuga, mu by'ukuri 2024 2023 yize ibirebana n'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima mu mashuri yisumbuye. Amazina
usanzwe yitwa Lilian Tuyambaze. Mu by'ukuri mu bihe bitandukanye kandi yagiye avuga ko avuka mu muryango w'abana 7 ndetse akaba ari we ubanziriza umuhererezi. Uyu mukobwa afite ababyeyi bose, umukobwa w'imyaka 22 avuga ko yinjiye mu kuvanga imiziki kuko ari ibintu yakuze akunda. Ati nabyinjiyemo kuko ari ibintu nakuze nkunda, ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye nabwo nari DJ guhera mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye kugeza mu wa gatandatu. Abantu twiganye benshi bakundaga mu by'ukuri mbona ndimo mvanga umuziki kandi n'ubu ngo mu by'ukuri baracyanshyigikiye. Avuga ko mu by'ukuri yasoje kwiga yahise ajya kwihugura mu birebana no kuvanga umuziki cyangwa kuba DJ kuko ari ibintu yakundaga, ndetse aza kuba umu DJ wa mbere wa RTV Moto ndetse na Magic Drive kuri Radio Magic. DJ Ira mu by'ukuri DJ Marira aka kazi mu by'ukuri ni ibintu yagiye akomeza kumvikana avuga ati mu by'ukuri DJ Ira namufatiraho icyitegererezo birumvikana, ariko nanone aka kazi mu by'ukuri wakamarira. Ati umwe watumye ninjira muri aka kazi ndetse akaba yarabonaga uburyo abikora akumva ashaka kuba nkawe cyangwa se akanamurenga. Avuga ati mu by'ukuri igihe kirageze noneho ntako kazana kamarira, ati kuko najenje. DJ Crush yise gutya ubwo yashakaga izina yakoresha mu kazi ke ka buri munsi yavanga imiziki, agaragaza ko abikora biturutse ku bantu ari gucurangira kuko akunda umuziki muri rusange, ariko iyo acuranga akunda cyane injyana ya Afrobeat n'amapiano. Kimwe mu bintu atazibagirwa mu rugendo rwe kugeza n'ubu ni igihe yacurangaga bwa mbere kuri televiziyo y'u Rwanda. Yavuze ko kimwe mu bintu byamugoye ari gucuranga mu tubari, bamwe bagashaka ko anywa inzoga kandi atazinywa. Akavuga ko amahirwe yagize ari uko atigeze ageragezwa n'abagabo, kimwe mu bimufasha guhora ku gasongero ko kuvanga imiziki mu by'ukuri nuko ahora yihugura mu muziki ugezweho akamenya aho ibintu mu by'ukuri bigeze gute bigeze. DJ Crush rero nguwo urimo uravugwa mu birebana no kuba yaba yaratewe inda na Byiringiro Rag inshuti yiwe mu by'ukuri, ariko mu by'ukuri mu kurundi ruhande umukobwa akabihakana yivuye inyuma. Ku rundi ruhande rero Rag ni umugabo nyine wubatse, mu by'ukuri ni umugabo ufite umuryango, ni umugabo watangiye gukora ibirebana no gukina mu mikino ya football mu myaka yashize. Yazamukiye rero mu by'ukuri mu ikipe zirimo APR mu by'ukuri mu mwaka wa 2018 mu mwaka wa 2018 ari mu bakinnyi bari bahagaze neza cyangwa se bari mu bihe byabo byiza, aho yagiye gukana amasezon agiye atandukanye ari kumwe n'ikipe ya APR. Uyu mugabo rero mu by'ukuri mu mwaka wa 2019 yaje kuza kugira gute, yaje kuza kwinjira muri Sunrise FC mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Mu mwaka wa 2020 yaje kuza kugira gute, kugira noneho contract kuza kugira contract, yaza kuza kwinjira noneho mu birebana na APR FC aho yagiye gukana ibihembo bigiye bitandukanye. Yaje rero kwinjira mu ikipe ya FC Zurich mu mwaka wa 2021 yo mu Busuwisi. Mu mwaka wa 2022 Byiringiro yaje kuza kongera gusinya noneho amasezerano y'imyaka igera muri 4 mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi muri APR FC. N'umugabo rero wagiye akina mu makipe agiye atandukanye kuri ubu ngubu n'ubundi nabwo akaba ari gukina muri mu by'ukuri hano mu Rwanda mu ikipe ya polisi. So rero n'umugabo mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari mu bihe bye byiza, wagiye gukana ibikombe bigiye bitandukanye, nubwo umuntu atakwirengagiza yuko nyine burya ibirebana n'imikino byanga ibikombe bigomba kujyanirana n'inkuru zitandukanye bitewe nuko uba uri icyamamare. Uyu mugabo kandi rero ku itariki ya 7 Ukuboza 2021 nibwo yaje kuza kuba noneho asezerana kubana na Uwase Keria, bari bamaze imyaka igera muri 4 babana bakundana. N'ubukwe bwitabiriwe n'umujyanama wihariye icyo gihe mu by'ukuri wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano, akaba na Perezida w'icyubahiro wa APRFC General James Kabarebe. Muri iyo myaka kuri ubu ngubu rero General James Kabarebe yakora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ashinzwe ibirebana n'akarere
karere k'ibiyaga bigari. Ubukwe bwa Byiringiro Rage na Uwase bwagombaga kuba kuya kane Ukuboza ariko bwimurirwa mu by'ukuri mu Ukuboza muri 2020 ariko bwimurirwa mu by'ukuri 2021 ariko buza gusa kwimurwa bushyira ku itariki ya 7 kubera umukino wa APR FC yahuyemo na RC Berkane mu by'ukuri. Ubwo rero nuko ibintu bimeze n'uyu munsi aba bombi bakaba bakibana, nubwo hari amakuru amwe n'amwe agenda avuga ko mu by'ukuri aba bombi bashobora kuba batari mu bihe byabo n'ubundi by'urukundo bimeze neza, ari naho hurira izo nkuru za DJ Crush n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko uko biri kose ngo uyu mugabo akaba yaranagerageje kugira ngo yongere kwiyunga n'umugore wiwe batari kumwe mu Rwanda, kuko umugore muri iyi minsi ngari kubarizwa ku mugabane w'Uburayi. Ariko mu by'ukuri hazamo n'izo nkuru bivuze ko abatari ibintu wenda umuntu yavuga ko bibaye atari ibintu bya nyabyo, umuntu wabizanye nyine umuntu yavuga ko abatari ibintu bimeze neza, nyine rimwe na rimwe yabicengera mu ngo z'abantu ugasanga bigize gutya biranazishegesha. Ariko niko imihanda y'imyidagaduro, imihanda ya siporo, imihanda yo kuba icyamamare iba ihagaze. So turabashimiye rero kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze guhaha ndetse no kuronka guhirwa muri byose. Twizere ko bamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.